TV. Reba Agashami TV. Subscribe, like, share, comment. Mbanje kubasuza bakunzi bacu ba Agashami TV. Uyu munsi tugiye kurebana uburyo umugore washyutswe abameze cyangwa se uburyo umugore washyutswe ashobora kukwerekamo ko yashyutswe uri umugabo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se mugiye gutera akabariro. Reka twibukiranye mbere na mbere iyo ugiye gutera akabariro n'umugore, icyambere no kubanza ukamusoma ku mabere, ukamusoma ku munwa, ukamukabakaba, ukamanuka hepfo ku gitsina, aribyo bita karesi. Umugore iyo ugiye kumukoresha imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ko iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina tuvuge nimba ari igitsina gore, ntabwo wamuhamagaye wabimubwiye cyangwa se wamuteguje ko aje gukora imibonano mpuzabitsina, ariko nanone ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe muri kumwe mu buriri. Icyo gihe iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina urabanza ukamutera za karesi twavuze, ukamusoma, ukamukorakora mu misatsi, ukamanuka ugakorakora ku mabere, ari nako wonka amabere, ukamanuka ku gitsina, aribyo bita gutera finga. Ubundi wamara kumukorakora, icyo gihe iyo umaze kumutera karesi uba ufite uburenganzira bwo kwataka cyangwa se ukareba neza nimba yamaze kugera mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Reka turebe uburyo wamenya nimba umugore wawe yamaze kugera mu gihe cyo gutera akabariro. Mbere na mbere yuko kandi abagore ntago bashyukwa kimwe, ndetse hari abagore bashyukwa vuba, hari n'abagore batinda gushyukwa. Iyo rero ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ubanza kwita kureba nimba umugore muri kumwe cyangwa se igitsina gore muri kumwe cyamaze kugera mu mwanya wo gutera akabariro cyangwa se mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Reka turebe ukuntu umugore wamaze kugera mu gihe cyo gutera akabariro aba ameze. Atangira gukurura umugabo, amwiyegereza, yongera amwigiza hirya, asa nk'urimo uramuhunga kandi amwereka ko amushaka. Icyo gihe atangira kwikorakora, yakivaho agasubira ku mugabo, akamukorakora mu mutwe, akamushimashima mu mazuru, agagerageza gukora nyine ahantu yereka umugabo ko hari ahantu hari nk'akantu ashaka kumukuraho ku mubiri. Icyo gihe iyo avuye ku gice cyo hejuru ku mutwe, mu matwi, yijyanishwa mu mazuru kuko ari akantu kahezemo, agatangira kuguha bizu nyinshi cyane, atangira kugusoma ku matama, munsi y'ijosi cyangwa se munsi y'akananwa. Ubundi yarangiza agatangira kukwiyegereza, agukurura, ashimashima mu mugongo, akamanuka ku nda, akamanuka ururimi rwe, agatangira kurugushimashimisha ku mabere cyangwa se ku moko y'umugabo. Icyo gihe iyo amaze kugera ku nda aramanuka, akamanuka ku cyo bita rwagihuta cyangwa se icyo bita imboro, atangira kuyikabakaba, agatangira gukabakaba munsi y'amabya. Ubundi uko agenda azamura amabya, azamura rwagihuta, nawe umaze kumenya nimba koko uwo mugore icyo yifuza nawe uba wakibonye, kuko nta kuntu umugore yakora kuri rwagihuta cyangwa icyo bita imboro ngo ubone ko adakeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe niba ubona umugore wawe yamaze kugera ku rwego rushimishije, utibagiwe ko twavuze ko hari aho agukora kugira ngo ubone ko yageze ku rwego rushimishije rwo gukora imibonano mpuzabitsina, nawe utangira kumwitaho, ugatangira kumukorakora kuri buri ngingo yose za zindi wahereyeho bwa mbere uri kumutera karesi. Iyo umaze kumutera karesi bwa kabiri, kuko babonye ko nawe yageze mu mwanya wo gutera akabariro cyangwa mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, icyo gihe nawe uhita wataka vuba vuba, ubikora umwanya munini cyangwa se utari na munini cyane, umwanya uringaniye, ukabikora nk'iminota 5 cyangwa 6, pana ntugeze ku 10, kugira ngo umugore atarambirwa. Kuko abagore bashyutswe barambirwa vuba. Ikimenyetso nyacyo kikwereka ko umugore yageze ku rwego rwo gutera akabariro nuko iyo ukoze mu gitsina cye cyangwa se iyo ukoze kuri rugongo, usanga rugongo yabyimbye, imishino yabyimbye, maze wakora muri wa mwenge w'igitsina ugasanga harorohere cyangwa se harabobereye cyane. Icyo gihe uhita umenya ko umugore yageze ku rwego rwo gutera akabariro. Nawe mugabo urabyumva aho ngaho, nawe uhita umenya igikorwa ugiyemo. Dore rero nimba utazi kumenya nimba umugore wawe yamaze kugera ku rwego rushimishije, fatira aha ngaha, reba Agashami TV, ukurikirane ibiganiro byacu, ukandira like, ukore subscribe, ukore kunzogera. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye.